Muraho neza abakunzi b'ibyiza Kigali TV, ni amahoro. Guma mu rugo murayimenyereye, by'umwihariko natwe turamenyereye. Ariko se reka mbabazi, murabona tuzasubira mu kazi kuwa mbere cyangwa ntabwo tuzasubira mu kazi? Kuko hari ikintu kimwe nkumbuye. Sinjya kukubeshya, abamotari dukumbuye agatogo ka mu gitondo turetse kubeshya. Ndabeshya muta? Motari za Gisasa, motari za Nyamirambo, motari za Biryogo, motari za Kinyinya, motari zo kurya nyuma. Agatogo karakumbu. Ariko icyo mbabwiye, mwihangane rwose muri ino minsi, murabona niyaguma mu rugo, mushyiremo umutima hamwe. Ibiryo byatugezeho tayari, umuceri, ibishyimbo, kawunga, tumeze neza. Mureke rero twirinde ikintu bita inkumi z'abandi, kuko ndabizi muri ino minsi yaguma mu rugo abamotari mufite ubushyuhe. Ndabeshya mwe mwibereye mu rugo, mwikurikiranire Koco Comedy, turabaha utuntu twiza kandi turyoshye. Ikindi cya kabiri, ndasaba mwirinde kuvana moto mu rugo, kuko nkanjye ahantu ntuye ubona bafata abamotari benshi, ntabwo kwihangana mu kugira. Ese reka mbabazi, iyo mubona abandi baguma mu rugo mwebwe ntimugume mu rugo, ni uko mudakorwaho? Yego murababaye, ariko mwihangane. Mujye kuri ibyiza Kigali TV, mukurikirane udukomedi tuziki twiza, amakuru meza ashyushye. Mureke twubake ikimotari cy'umwuga wangu, tureke mu byo gupakira. Akazi ni akazi, karabuze. Nkanjye hano mureba nihingiye voka zanjye, nifitiye ibigori, nkiguma mu rugo, yatumye mparura na pasiparume mu rugo, ibyatsi byari bigiye kugera mu nzu. Abacu tudafite pasiparume twarakoropye, abandi twize guteka. Mbese ibintu byabaye uburyohe. Ariko se reka nkubaze, nibarize ubundi mama wacu, hari ikintu cyasekeje rero. Uriya mutipe bita ngo Mbata, muramuzi? Bari abanyagiso, bariya ba Papa Sava, bariya ba Rutura, bariya ba Costin, bariya ba Ndimbati, barenzeho wangu, njye mbarenzeho. Turabyemeranywaho? No, mubazane dukompete. Mutabyemeye muzabazane dukompete. Impamvu batanshyira muri sinema nyine niko bazi ko nabarya hiti. Nawe ibaze kugira ngo ibaze, ni nko guha umukozi ni nko guha akazi umukobwa ko gukora mu rugo, noneho boss yahagera agasanga wa mukozi niwe mwiza gurusha umugore wa boss. Ubwo rero umukozi agashaka kwirukanisha nyirabuja. Bariya niko bameze wawe. Namwe ngaho, njye nituriye he? Nituriye hano Nyamiryose, aho bita kurya nyuma. Ariko muri iyi minsi ndabona ngiye kuzajya kuruyenzi wangu. Kuruyenzira oya, hari ahijya ahantu bita za Nyabyondo. Sinzi niba zazagwa mu cyondo. Ahantu bita nka ahera, ari naho numvise ngo banya. Ese banyaye babaho? Uzabituma? Ese koko wangu ntago bagira aho bituma? Arahane rero ngo hehera, ngo mu Biryogo. Ako bana bakora ibintu by'ibiryogo gusa. Bana abatubuzi.
nawe kugira ngo ikintu bajye kwita ngo mu biryogo cyangwa ikintu bakita ngo ni ikiryogo ni ikiryogo, ngo nyine ni kuba bakora ibintu by'ibiryogo. Oya tujye tubasariye wangu burya ntitukabeshyane. Niba ahantu bahita ngo banyahe, ni uko kera aho hantu hatagiraga imisarane banyaga hanze, urumva? Kandi n'ubu ngubu ugiye ukajyamo hagati mu mazu nta hantu wabona inzira. Rero niba ari kuba utahabona inzira rero, yego tubabarire basi tubakore icyo gisibo cyane kangondo ya mbere, twese tuvuge kangondo ya mbere kugira ngo igisibo kizabashireho. Ariko noneho ikindi njye mbasaba, ndasaba kugira ngo umuntu wese ubabaye wangu, ubabaye nkuko umubona nyine iri bara ryahiye, ubabaye maze tugerageze gufasha abantu bababaye. Ese mugenzi wawe niba yaburaye cyangwa waramuhaye wenda ibiryo bigashira, ntago wamuha? Tujye tuba abantu bari seriye, ntitukaye twifata ngo twumve ko tugomba kuba mu buzima bwacu bwihariye twafasha n'abandi. Nkanjye umusore nshobora kwihangana nkarya capati n'isosi y'ibishyimbo kandi nkaryama, cyangwa nkarya irindazi n'igikoma. Kuki wowe utabirya se kugira ngo mugenzi wawe, niba ari umwana ubabaye, niba ari umuntu ubabaye, twese tumenye ko buri wese ashobora kujya mu bintu bigoye. Tuvuge wenda nka bariya nka ndimbati, wowe ndimbati, ntabwo ushobora gufata agafuka k'akawunga ngo urebe umuntu waburaye mu mudugudu w'iwanyu nkawe papa saba, imifuka ibiri bicariye wayibura kugira ngo aho abantu bababayeho ngaho. Nkanjye koco komedi ubu nabura n'ibiro 5 by'igikoma nahereza umuntu ubabaye. Mureke dusaranganye wangu, ubuzima ni ubuzima, sibyo? Agace kanya Kibagabaga imifuka 5 y'umuceri, Kibagabaga Kimironko imifuka 10 y'umuceri, Nyamirambo imifuka 10 y'umuceri, mu mujyi imifuka 20 y'umuceri, Ikinyini imifuka 3. Maze murebe ko guma mu rugo wenda tuzashake tuvemo icyorezo cyarangiye, twikorere neza. Murakoze. Hola kurikira Ibyiza Kigali TV, dukanda kukazogera hasi, ubundi twikomereza ku bintu bishyushye cyane. Listen, peace.